nyine abantu Nabi turi mu kiganiro ndaje kuvugisha aho ni umuhanuzi turi mu kiganiro turaje tukuvugishe yaba yari umuhamagaye ngo tumubaze kubijanye na maelekezo noneho icyo narivuze uwo muhanuzi yamavuga ngo muno urebe twara abantu barenga 300 ngo muno ngo harimo umuntu urwaye umutwe abantu 300 irizo yo muri abantu 300 harimo le féminin umutwe wobura mu bagore 15 agomba kuba harimo umurwayi umutwe zome ngo harimo urwaye umutwe ukomeze sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha wumvishe mbonye nakubwiye nje umunsi noneho urumva iyo mugeze ku bintu bya pasaka iho byabaye niyo maisha y'umukristo umukristo utagira pasaka muri we ni igifuma ni igipopi ni statue so kubyo ubuntu hari abantu bazavuga ubuntu nabi ariko iyo ubumva ngo ni umunyabuntu tuzadufata umwanya munini wo kuvuga urukundo rw'Imana wo gushima mu bundi buryo inyanja zose zoba nka wino ijuru rika b'impapuro ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi niba bimara ntibyakwigwaho ibyatsi byose imikenke ugwarika inyovu indagarago zakabaga inyovu isovu umujinja aho ibingibi byo gushemba ibikubuza hajya bavitaga gute yesi ingeregere ibitsina niba ari ibitsina ibyatsi byose bangutunga hano ubereke ibyatsi kubibagezaho inyenyeri urumuri sibyo tuba tugatereye mu gutwi ese pasiteri iki kintu avuze nico ni ukuri cyangwa si ukuri turavuga ngo n'uburyo bwo kubona imifungurire okay ufite ni nkabwo buryo tubayemo hano donc mu bihe bya kera Imana yavuganaga n'abahanuzi yavuganaga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi according to the word of God kandi the word of God is God himself ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo iyo bavuga ijambo ry'Imana don't see the chapters the verses donc iyo bavuga ijambo ry'Imana uzubona Imana ubwayo ngo ukiboneka mu materaniro ninga ngo no mu kabiri ngo kubera ngo aka kazi ngo ugende ukareke ngo niko Imana yambwiye iyo ni Imana kweli ariko abahanuzi nka Yesaya donc yamafata Yesu yamamufata aramukurura neza aramuzuminga yamamushira muri preza continuelle kandi abivuga hashira imyaka 700 nuko umwana yatuvukiye donc umwana deja yari yamaze kuvuka duha right bakunze bacu mudukunda umunsi ku wundi mutahwema kubitwereka aho muri hatandukanye mu bihugu bitandukanye cyane hano mu bihugu dutuyemo bya East Africa muri Congo mu Rwanda mu Burundi Uganda Kenya Tanzania bakunzi bacu mwese turabakunda cyane bituri ku mutima ibyo mutwereka urukundo mutwereka buri munsi mwe mudahwema kurutwereka umunsi ku wundi natwe icyo tubijeje ntabwo tuzabatenguha tuzakomeza kuhababera tubazanire ibikwiriye tubazanire ibibubaka tubazanire ibishobora kubafasha gutera imbere utera intambwe uve aho waruri uje ku kindi kiri imbere rero bakunzi bacu turabakunda cyane kaze kandi mu kiganiro cacu cy'uyu munsi wa none tugiye kubana n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuba dukorana iki kiganiro kuri microphone ni Nelson
ukorera Itongo TV, ndetse tukaba turi kumwe n'uwawe udufasha ku buhanga bw'ibyuma ukorera Madegu TV. Tukaba turi kumwe na Muriri TV show. Na Muriri TV show. Mwenyewe iko kuba tubana mu kiganiro cacu cy'uyu munsi. Rero nkuko bisanzwe mu rurimi rwacu baza bavuga ngo ikibuga kirimo imfizi irivuga. Irivuga, biragaragara ko kirimo imfizi. Rero turagusaba kwibwira abadukurikiye, abakunzi bacu bagukunda by'umwihariko, ariko nanje ndagukunda, urabizi? Oye sinarimbizi wa ndagukunda ariko Imana igize neza kuko mbikubwiye igize neza kandi none ikindi kintu ngukundira rero ndabidownloadinze wa ubishire ku mutima, muri please wait ubyegereza umutima. Umeze neza, urakeye, biteye ubwoba. No ndagira ngo ndagira ngo uri ku buhanga bw'ibyuma banura barebe istire tunambika abantu by the way arambika abantu mwe mwifuza kuberwa. Ibintu by'amacupa navyo byabaye tombe, amacupa yabaye tombe ubu nyine nijwe isigariye nijewe ubu nyine no kwambara ijangwe ariko amahuza ashanda gusa yakurekuye nta bintu byo kubanisha. Ariko nawe narayikubonanye nico kintu uzanamba uyu munsi sinzi uko byagenze habyutse nk'akazuba ariko mu bundi buzima hano muri iyi minsi twari turimo butambutse hari akabeho kilometre, hari akabeho gateye ubwoba. None ndagira ngo uri kuri kamera atwereke abakunzi bacu ukuntu wambaye ikintu cyose. Dore ibintu bimeze neza, isaha iheze. Santi bayisiga umugabo umwe baramwegeje ngo representa basiga legale, ngo se legale warisize nijyanyo kurarisigira nde isaha se kurarisiga iyo ni yawe ni kanisa jyanyo. Dore ingofero tunga kuri iyi ngofero. Isapi yo irasanzwe ariko ubundi bazareba isaha ni jewe hari indi ndi mukubona n'umukaba icyoyeho agashushanyo ka Amerika. Uri mukuyibona? Zirahari ariko ifite bene iyi fashion. Ngira amasapu menshi abe namwiregeza ndayigira. Urayigira? Utanze je ikintu cananiye ni ikintu citwa isapo. Zanambara nkabona simberewe kandi simbangamiwe. Niba ari Nyakati hari abantu bazakunda kwambara isapo bamaze nko kugira imyaka igiyeho. Rero ngo ibwira abantu badukurikiye bamenye uwo turi amazina n'inguvu ndi wo kwa Muriri. Umurimo wanje ni ugukura umuriro ku rugo. Imitabi yo nayitewe n'abatemaguye imitavu. Ndikorera ese ari uwo nkorera nkorera ikinyamakuru nije wayifonze yicano ni wewe ngwamare nawe initiative murangurikira cyane. None se ndeke kubashimira kandi mwarambereye inshuti nziza. Ubu nyine mu minsi itageze muri TV show yatangiye tukiri ku kintu c'amashimwe wivuze nivuze hari ukuntu hari umurongo umwe ushizemo simenye ngo bigenze gute. Noneho ukiri ku mashimwe ndabizi ugira amashimwe menshi siko ndishimwe rigenda. Urishimwe I am a living testimony. Ngo ntugira itaje usengera mu buzima ntajyo ugira. Ayo makuru wayakuye? Ayo makuru reka tubivugeho. Ubushize umupastori wawe twarabanye ahantu mu masengesho aravuga ati we umupastori jewe abapastori bose nabanje ni pastor Espoir mon ami du cœur aravuga ngo naratangaye umuntu numvishije ushobora gusenga umunsi wose ukarenga ahashima gusa mu bantu bose maze guhura nabo, abantu bose tumaze gusengana umuntu witwa Nguvu Samusoni Munyembaraga niwe muntu wa mbere numvishije utagira
iyo itaje asengera mu buzima gusa ubuzima bwiwe ni amashimwe noneho urabizi ko natwe twavuze ngo turi ijisho rifasha abantu kubazanira ibyiza kubibagezaho inyenyeri urumuri sibyo tuba tugatereye mu gutwi ese pasiteri iki kintu avuze ni ukuri cyangwa si ukuri turavuga ngo uri umuntu wacu tubana mu buzima bwa minsi yose tuza tubana mu bitaramo urabizi n'ibindi byose izindi eventi zose zibaho dukunze guhurirayo turavuga ati reka tuzogushake nubwo utari kure wari hafi yacu ni nk'umwenda ni nka Yesu turavuga ngo reka tugushake tukuzane uzotubwire ikibitera nicyo cyari gitumye tukubaza icyo kibazo. Murakoze cyane ofete Bibiliya iravuga ngo wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe ushaka byose sans exception hatabuzemo na kimwe. Ibanga rya mbere ni ukwishimira Uwiteka. Number 2 muri Matthew haravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose ni inyongera. Petero akurikira Yesu urumva ko akazi yakoraga yari umupagasi yari umurobyi w'injanga. Yesu abakura ku shambu arabajabutse noneho ngo umunsi umwe Petero garanse ko twagukurikiye mwami ni gute ni kuzoduha iki mu yandi magambo Petero yari maradeklara salaire yarakeneye agashahara yarakeneye umushahara salaire mensuel. Turakomeza tugukurikire none ni gute udafite icyo uzoduha. Yesu aramubwira ngo uwankurikiye wese agasiga ibyiwe afite ubugingo buhoraho. Number 2 hano ku isi afite number 2 mbese na magambo abiri Yesu yamubwiye yamubwiye ngo ijambo rya mbere umuntu nankurikira kanyizera afite ubugingo buhoraho. The Bible says ngo ujya ufite uwo mwana afite ubugingo. Ni ukuvuga ngo yarabwiye Petero ngo kunkurikira etegal kubona ubugingo buhoraho. Number 2 aramubwira ngo hano ku isi hano ku isi ni 100%. Donc 100% si ukugira byose wifuza ahubwo ni ukunyurwa na bikeya ufite ukagira n'umutima wo gusangira n'abandi. Iyo niyo bita 100%. Kuko ushobora gusanga umuntu afite amapilote afite amamodokari ariko ugasanga ntanyuzwe ariyahuye akoze ibintu bibi ariko wowe Imana yahaye gusa ubushobozi bwo kwishura renti n'uburyo bwo kubona imifungurire. Ofete ni nkabwo uburyo tubayemo hano tubaye mu buryo bwo kwishura amazu no kurya kubera kuko ubushobozi bwacu niho bugarukira. Ariko iyo urebye the joy cyangwa se ibyishimo byo mu mutima ntabwo tubiterwa n'ibyo dufite ahubwo ibyishimo byacu nk'umoko yabyo ni agakiza twahawe ku buntu ni bwa bugingo buhoraho. Donc kuba nafata umwanya munini ndi gushima Yesu ni ibyishimo ntegwa n'agakiza ndatewe n'umushahara nahembwe oya kuko hari igihe ntagize uwo mushahara. Hari n'igihe wenda uyu munsi nshobora kuvuga ngo ndashima ngo kubera kuko mfite akazi none se udafite akazi ibyo bintu arabyumvaho iki. So twebwe icyo dushinzwe it's to worship. Akazi kacu is to worship, to praise the Lord. Kandi worship ni iki? Worship cyangwa se true worshipers aba umuramyi nyakuri ni umuntu uramya according to the will of God. Ni umuntu uramya according to the word of God. Kandi the word of God is God himself. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Iyo bavuga ijambo ry'Imana don't see the chapters the verses donc iyo bavuga ijambo ry'Imana uzubona Imana ubwayo. Soma Yohana igice cya mbere
mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yabanye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe, muri we harimo ubugingo. Nibavuga Imana ntukumve ko hariho Yesu hakaba Imana hakaba n'Umwuka Wera. Ni Imana yiriviringa cyangwa se igaragara muri mu butatu butagatifu. Donc mu bihe bya kera Imana yavuganaga n'abahanuzi, yavuganaga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi, ngo buce Imana n'ubumana bwayo yambura ubumana iraza hano ku isi iba umuntu. Yesu jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'intama w'ikinege, kandi ngo muri we harimo ubuntu n'ukuri. Ariko ndanezerewe gira gutya celebrokide jambo ibintu birahindutse. Usomye muri Genesis, in the beginning Imana yaremye kandi byose byaremwe nawe. So tumbira bano bantu neza ubibabwire babyumva. Ufashe rero ibyo bintu byose ukareba ukuntu Imana ari nziza, ukareba ukuntu Imana yaturemye, ukareba ukuntu Imana itubeshejeho muri iki gihugu, ubundi true worshiper abaramyi nyakuri ni bande? Ni those who worship him in the truth and in the spirit. Abaramyi nyakuri ni abaramya mu kuri no mu mwuka. Icyo bita kuramya mu kuri no mu mwuka is a genuine heartfelt devotion iri aligned cyangwa se iri based to the word of God, kandi ukabikora ubitewe n'urukundo rw'Imana ruri muri wowe. Urukundo rw'Imana ni rugari. Ese watangira kuvuga urukundo rw'Imana ukabona umwanya wo gusenga ngo Mana ngumpe kawunga, ukabona umwanya wo kuvuga ngo ibintu byakomeye. Yego Bibiliya avuga ngo nimunyikoreza amaganya yacu, ariko usanga twebwe umwanya munini turikunda none tukira kuri ako kantu waruvuze kamaganya. Ubwo wowe ntayo ugira, akawunga nukabura, ihuzu ntabwo ushobora kuyibura, ntacu ushobora kubura ngo uvuge ngo mbuze kino kintu kindajije ku ijoro singisinzira. None Mana ziko ushobora byose, kandi icyo umuntu asabye uzukimuha peza kino. We ntabyo ugira, ntabyo ubuze. Kawunga singiye kuvuga ngo none se kawunga wakoze ukabona ifaranga ntibisaba kuyisengera, kora nurangiza gukora kiziri ku maduka. Mu gihe wakoze ko bigomba gukorwa kose tibikunde woja mu kazi uyu munsi ukabura ifaranga. Ese ikindi nkubaza tukiri kuri icyo kintu, abantu tunganya umugisha, abantu tunganya ubushobozi. Ese cyo mwita umugisha niki? Umugisha mbese mu buryo ushobora kubisobanuramo, umugisha ni nko kugira byinshi urusha abandi. Oya, uwo si umugisha. Umugisha ni ukumenya Kristo. Ni ukumenya Kristo, kandi uwo Kristo yaduhindukiye, naho umugisha wo kugira amaploti, amabanke, amamodoka meza, ibiki ibyo tubisangiye na bino mu isi badakijijwe batemera Yesu, aba Freemason, aba Illuminati, abo baratunze kuturusha. Si umugisha uwo, si umugisha. Ni ugutunga ugatunganirwa, kandi ubutunzi sibyo. Hari abatunze batasenze benshi, hari abasiga ubutunzi n'abasekuruza. None kuwambwira ngo Uhuru ubutunzi afite yarabusengeye? Ise ntiyari umuyumbe, ba nyirasenge bose ntibari abayumbe, nawe si umuyumbe. Usanga basekuru, ariko ibintu afite yotunga abayumbe bose bo ku isi badakora. Imyaka 100 igashira, abayumbe turabasuje batarasheganya ubutunzi bwa Uhuru. N'abantu bacu. Ntabwo njewe mpinze gusenga, ariko kandi tuza dufata umwanya munini wo kuvuga urukundo rw'Imana, wo gushima mu bundi buryo. Inyanja zose zoba nka wino, ijuru rika b'impapuro,
ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi niba bimara ntibyakwigwaho haka n'inyanja irimo wumvishije urukundo rw'Imana ruri vaste utekereza inyanja zose ufate za Ocean Atlantique Ocean Glacial Ocean Indien ufate amalake yose za Lake Tanganyika za Lake Kivu za Lake Victoria za Lake Muhazi ese Muhazi nayo ni lake mayonnaise amalake yose atuye ino mwisi n'izindi kandi bavuga ko enkare igice kinini kigize iyisi n'amazi ngugafata ayo mazi yose ukayagira iki ukayagira wino yo kwandika ivyatsi byose imikenke ugwarika inyovu indagarago za kabaga inyovu isovu umujinja aho ibi ngibi byo gushemba ibikubuza hajya bavitaga gute yesi ingeregere ibitsina niba ari ibitsina ivyatsi byose bangutunga hano ubereke ibi vyatsi byonyine uwo bifata ibi biraha kandi ino ni muci ngo bibe amakaramu ngaho manuka irurenga ufata umuhira ufata umuyange ufata indane ufata byose donc ukabifata ukabigira uducumu amakaramu y'abanditsi abantu bakandika abatuye isi bose isi tuye na biliyoni zingahe tuba tubonye akazi ahubwo iyi si tuye na plus de 7 biliyoni zirindwi oya 10 biliyoni 10 oya epa sinzi neza ariko niko muri zirindwi aho ngaho zirindwi ntabwo zirenze umunani abadukurikira baraza turi abageografi cyangwa se ariko ubutaha tuzokazana nta kibazo ngo abatuye isi yose abashinwa abarabu abirabura abazungu ngo bakandika ku bwo rukundo ngo ntiborurangiza niyo mpamvu Imana yitwa Alpha and Omega tigira itangirira tigira nahe waruzamutse mu karirimbo waruzamutse mu karirimbo ndumuririmbyi pa ndumuramyi si ndumuririmbyi urumuramyi ndumuramyi biduteye kukubaza kano kabazo tudufite abaririmbyi benshi we have many singers a lot of lekise ariko twari ikibazo rero ni ikibazo twari tugiye kubaza ninde ukunda mu bwoko bwacu mu turi bazavugaga ngo uja kubara aribanza twihereho mu baririmbyi dufite benshi babizi ninde ukunda tawe ndakunda none tuvuge ko okay tubishire mu buryo bwo gufana wewe bose ndabemera ariko mbafanira mu mavuta atandukanye hari ama escalier level zinapitana ubwo rero tugiye kukubaza number 1 ku mutima wawe ninde umuntu uzuririmba kumva okay iyo twebwe dufana music cyangwa se dufashwa tugendera ku bintu byinshi number 1 tureba songwriter umwanditsi uyu muntu agira inspiration imeze gute donc duhere nko kucyo kwandika mbonyi still number 1 aracyari number 1 tutagendeye ngo afite popularité tutagendeye mbonyi azi kwandika c'est tout na kuri none nta wundi muntu njewe nzi wandika nka mbonyi undi muntu wandika indirimbo ni Ben abo bahungu b'abanyamurenge bombi n'abanditsi donc iyo igihe cya Bibiliya baza kuba bariho nabo bari kwandika nk'amashapitire amwe muri Bibiliya kuko bagirishurirwa kandi baza bandika kuri Yesu Kristo Benny and Chance ariko we greet you Pastor Ben we greet you we love you turamukunda rero numbaza okay hari aba performer hakaba n'abaramyi hari aba presenter hari n'abantu baririmba mu birori utaheza podium ngo aririmbisha amateraniro ariko we akaba n'umuhanga wo kuririmba abantu bicaye bari kurya abantu bari mu birori
akaririmba abantu bagafashwa. Hakaba na wa muntu uheza amateraniro ngo aramishe, hakaba n'abashoboye guhimbaza. Ikibazo twebwe tugira turamelange byose, kumva ko wohimbarisha, kumva ko woramye. Okay, ba multi talent barahaba, shobora guhimbarisha, shobora nawe urashobora kububabamo. Okay, je sais pas, nta wivuga ariko ariko wewe uko wiyizi. Jewe ndi umuramyi. Ibintu by'impano nyinshi ntuzigira. Okay, sinzi gusa izo niyiziho. Hano kera twabonye nka zitatu. Izihe pa? Iya mbere ni ukwambara neza. Ese nayo ni impano? Ni impano. Haraba atazaba bishobora, ntubizi. Kwambara neza. Iya kabiri ushoboye kuvuga Yesu, siko iyo urayishoboye. Iyo bayita gute iyo mpano twoyita? Iyo ivuga butumwa. Ni ivuga butumwa. Okay. Aho iyindi ni ugusesengura. Iyo sinyemeye. Iyo rero baramubwiye ngo nyoko ari mulozi ngo iyo naripinga. Ati cyo ndagipinga. Icura gipinga. Okay, maybe bizaza ariko for now urumva bitarakunda. Ndacyari umuyanga cyane mu bijanye n'ivyo bintu byo gusobanura. Okay. Ariko urabikunda? Ndabikunda. Ndabikunda cyane. Bizaza tu avec l'état. Ufite njewe impano yanje nza numva igira cyane, nkunda ngira urukundo, nkunda abantu. Kuko nigeze gukora evaluation sanga abantu nzi, sanga bose ndabakunda. Bose urabakunda? Hari igihe nigeze kuza nanga abantu nkaba numva ati uyu muntu sinomuramutsa bintu twavugana, ariko kuri none ukabyumva muri wewe. Ngama numva ati fulani na fulani nari mfite nk'ilist, ariko narasobanukirwa urukundo rwa Kristo. Aho abo bantu bari baragukoshe iki? Nta na kimwe ni kujya unyuza ngo sinza muhabwa, ngo sinza mwiyumvamo. Ngo ntituza duhuza amaraso. Ntizihuza. Ese inzoka zizazihura gute? Ni ugukomana. Ese inzoka zihura. Umuntu wazanye hoteli n'inzoka guhuza. Ofete nkunda abantu, ngakunda na Kristo. Kristo uramukunda? Cyakindi bazabita ngo ubuntu. Okay, nico twari tugiye kugeraho. Bango uvuga ko warugiye kuvuga, hanyuma tukubaze ikibazo tubifiteho dukomeze. Nani ngiye kuvuga kukuntu Yesu yasize ubumana. Donc ukuntu Imana yiyambuye ubumana ikambara umubiri w'umuntu, umubiri usonza, umubiri ubabara, umubiri upfa. Donc kumva iyo phénomène babyita ngo ni incarnation. Incarnation ni ikintu gifite ishusho itagaragara, kugaragara ari umuntu. Donc ni Imana kwambura ubumana ikagira gute, ikambara umuntu. Yesaya ariko Yesaya yogeri nakareba amahanuzi turi mu guhurira nayo ino, ngo Imana ngo yagutumye ngo tubona nk'ibi ukora urugero, ukora by'ubukameramani. Umuntu akamaza ngo Imana yambwiye ngo ngo aka kazi ngo ugende ukareke ngo ntukiboneka mu materaniro ya ninga, tuvuge wenda uzuja ukamera, ngo ntukiboneka mu materaniro ya ninga ngo no mu kabiri, ngo kubera ngo aka kazi ngo ugende ukareke, ngo niko Imana yambwiye. Iyo ni Imana kweli? Ariko bahanuzi nka Yesaya, donc yamafata Yesu, yamamufata aramukurura neza, aramuzuminga, yamamushira muri preza continuelle, kandi abivuga hashira imyaka 700. Nuko umwana yatuvukiye. Donc umwana deja yari yamaze kuvuka, duha umwana w'umuhungu ngo amare aragenda agera mu mibabaro ya Yesu Kristo. Yari ameze nk'igishitsi cy'umuriro mu butaka, gumaguritse. Avuga imibabaro ye, intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro ye niyo yikoreye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Donc
abonye none twebwe umuhanuzi usigaye uza akama akubwira ngo yareba gusa yareba ngo wanga uko ndabona Imana yambwiye ngo ufite inyatsi sinta kindi kintu bakibona Imana ejo bundi twagiye ahantu mu giterane Kasarani umuhanuzi wa wundi mwita ngo ni umuhanuzi nyine abantu Nabi turi mu kiganiro ndaje kuvugisha aba ni umuhanuzi turi mu kiganiro turaje tukuvugishe yaba yari umuhamagaye ngo tumubaze kubijanye na maelekezo noneho icyo nari mvuze uwo muhanuzi yamavuga ngo muno urebe twara abantu barenga 300 ngo muno ngo harimo ngo umuntu urwaye umutwe abantu 300 irizuba muri abantu 300 harimo les féminines umutwe wobura mu bagore 15 agomba kuba harimo umurwayi umutwe zome ngo harimo urwaye umutwe ngo ikindi ngo Imana ngo yambwiye ngo muno ngo harimo umuntu ngo dosiye yiwe ngo yapfuye amadosiye yose yarapfuye pa ubwo so ubuhanuzi bozana kare nabi we mugabanye gushakira isukari no kure ko mu bakristo so abantu bafite muza mubwira abantu se karansa ryani n'ubukene abantu bafite upungufu y'icyo kintu ni muduheze fishe neza cyane mureke kutwereka utuntu turanga hari uwaneretswe arambwira ngo gugwaye mu nda kandi kuva naba peruka kugwara mu nda kaza nkikiga kuri primaire nabwo twari twareza amara kujya nyinshi zitugwa nabi nubwo so muza mugerageza mwumva Imana mureke kumva ivyo abantu kandi abantu nabo bakeneye isukari abahanuzi nabo bigize amasukari niyo mpamvu reka tugisigaho ngaho twariko tuvuga kuri Kristo ubuntu reka dukomeze abakora icyo kintu nta kindi twobabwira n'ukubireka babireke bashaka imbaraga nyazo kandi niba ukeneye ifaranga pagasa reke gupagasiriza ura amaboko mu mifuka uhaguruka ukore cyane dukomeze sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha wumvishe mbonye nakubwiye namwumvishije jewe ibintu by'abaririmbyi Beni nawe yaravuze ngo jewe nawe eso niwe twarababariwe Beni yaririmbye gute iyi ndirimbo ya Pasaka azaririmba Pasaka Beni nawe azaririmba Pasaka hari indirimbo baririmbye umunsi noneho urumva iyo mugeze ku bintu bya Pasaka iho byabaye niyo maisha y'umukristo umukristo utagira Pasaka muri we ni igifuma ni igipopi ni statue so kubyo ubuntu hari abantu bazavuga ubuntu nabi ariko iyo ubumva ngo ni umunyabuntu ni umuntu wagiriwe ugiye kubutubwira neza ni umuntu wagiriwe ubuntu donke tuvuge ku rugero ngusanze muri prison bakuboshe kubera rya miliyoni 2 z'amanyakenya uri kumva yego sinkuzi ariko ngeze kuri prison sanga ufite icyo kibazo umwenda utobashije kwishura narangiza ngafata rya deni kagishura ukava mu mugozi ubaye niki gukoreye urancunguye ndagucunguye iki aho ngucunguye kubera se ko ari mwiza kubera ko nta makosa wari ufite kubera ko wangiriye impuhwe nakugiriye imbabazi nakugiriye ubuntu ubwo ubaye automatikema ubaye umunyabuntu Kristo yatwishuriye ideni amategeko twari turi mu mategeko
kuva umunsi Adamu acumura muri Edeni, imediatema icyaha cy'urupfu cyahise kitubagwaho. Kugeza kuri none umuntu wese utarakira Kristo aracyari muri cya cyaha, icyaha cya karande, icyaha cicisha. Uri kumva? cyane. Kristo rero atugirira ubuntu, atugirira imbabazi, ava mu ijuru tutamuhamagaye, tutamutumyeho, tutamutakiye, araza aritanga, yamafata y'amadeni yose. Tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa yote Yesu, hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, oh, msalabani pa Mwokozi. Rero niwumva ubuntu pa uzumve Kristo, niwumva ubuntu uzumve gucungurwa, niwumva ubuntu uzumve guhabwa ikintu utari ukwiriye, niwumva ubuntu uzumve kugirwa umwere kandi wari umunyamafuti. Ntabwo Imana itubabarira kubera ko twayisabye imbabazi, no, ahubwo Imana itubabarira iyo twagarutse mu rugo. Umwana w'ikirara aragenda afata ifaranga za se, akoze ibyo yakora ubusambanyi kugeza aho amafaranga yamushiranye, ibintu byose amakosa yakoze, ariko ngo atekereza, agitekereza guhindukira gusa. Ariko urukuvuga ngo ise ngo yahoraga areba ku irembo ko yogaruka, nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Niko Imana yababariye umuntu imugarura. Kwihana si ukuvuga ibyo wakoze, kwihana ni ukureka ibyo wakoraga, ni uguhindukira. It's a returning of mind. none abavuga ko abanyabuntu ubwo kera nawe dusanze arimo, jewe sindi umunyabuntu, ndi ubuntu. uri ubuntu. ababinenga, abavuga ko mufavoriza icyaha, niko ushobora kubabwira uyu munsi wa none? Bavuga ko dufavoriza icyaha gute? Ngo mwebwe ngo mwemera ko umuntu akora icyaha. Isho ni ikinyoma. Ntabwo twemera ko umuntu akora icyaha. Kibaho. Habe nawe ubwawe ntabwo ukora icyaha kubera ko wagihisemo. Ni intege nke za kamere zituma ukora icyaha. Okay. Buriya nubona n'umuntu anywa inzoga, ntukagire ngo muri we ntihabamo kwicuza. Ntabwo abantu bakora ibyaha kuko babihisemo. Ubwo nawe uragikora icyaha? Noneho ndacumura ariko nta cyaha nkora. Icyaha okay, ufe warumaje ngo se ari icyaha? Hariho icyaha cyicisha, hakaba n'icyaha kiticisha. Wewe nukora icyaha ukora igicumuro, siko tubwiye? Ndacumura. Uracumura. Ubwo we icyaha ndacumura no kubesha, norakara, nokora n'ibindi byitwa ko ari amafuti. Amafuti no yakora. Ariko ibyo ntibincira urubanza, ntibinshubije mu cyaha cyo kurimbuka. Jewe just nkora returning of mind. Okay, reka ubabwire ijambo rimwe aba bantu batabyumva, bavuga ko mufavoriza icyaha, niko ushobora kubabwira kugira ngo dukomeze ikiganiro. Ntabwo twebwe dufavoriza ibyaha. Ico ngicyo tugende tucumvikaneho. Mwebwe abavuga ko umuntu agomba, jewe simbivuga twebwe, nawe ubwo ndabwira ababivuga. Okay. Ngo tuje kwa pasteri, ngo duje kundaraza, ngo tuje kwihana. Oya ye. Pasteri nta bushobozi afite bwo kubabarira icyaha. Pe. Birira jambo Bibiri ivuga muri Yakobo ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Igicumuro. Igicumuro niba dukoroganyije nawe. Nico nari ngiye no kuvuga. Yes. Mwaturirane ibyaha byanyu. Kibaye icyaha cyangwa kibaye igicumuro? Banza wumve. Hagati yanje nawe niba tugize icyo tutumvikanaho, swatenga kuriya Nzungu na Nyasafari.
bari bakoroganye nabo bakahanyujije kuri social si media. ngombwa ngo baje kwa pasiteri gusaba imbabazi ahubwo bagomba gusabana imbabazi Ibo ubwabo. ubwabo niba dukoroganye nawe swate ngafata amafaranga yawe sinyishure hanyuma ukaja kwirega kwa pasiteri wewe wafashe amafaranga yanje tunyishure ngo urangize uja kwihana kwa pasiteri ati pasiteri umbabarirega nafashe amafaranga yangufu sinayishura none iyo ubwiye pasiteri mpuru yaha umubwiye amakuru yanje nawe ariko ntabwo jewe nawe ikibazo cyanje hagati yawe nanje cyarangiye kurangiza ikibazo rero nuko aturana ibyaha byanje nawe ukaza ukamubwira ati papa bien sûr wampa amafaranga ariko nta bushobozi nabonye bwo kwishura none mbabarira icyo nico bita kwaturirana ibyaha byanje nawe ariko kuja kubwira pasiteri amafuti ibyo twakoranyije nawe ikintu nemezanya n'abantu ni kimwe niba umuntu akoze icyaha muri public kumugaragaro swata akagwana uwo muntu agomba kwihanira muri public kugira ngo ya public ikire imukure muri ka kantu yari yamushizemo ariko niba wakoreye icyaha mu ibanga tuvuge ku rugero bagufashe usambana ese umaze kwicuza ko wasambanye urasaba imbabazi wa muntu mwasambanaga cyangwa uraja kwa pasiteri donc iyo umaze gusambana ukicuza ariko se n'icyaha ubundi gusambana yego n'icyaha okay kandi iyo bibiri ivuga gusambana ntukumve kuryamana k'umugabo n'umugore harimo ibintu byinshi harimo no gusenga ibishushanyo twebwe kenshi naho tureba ni ikibazo twari tubajije naho twaganishaga ni ukuvuga ngo ese oya okay reka nkubaze naje ndakubaza ikindi kibazo nta kibazo Bibiliya iravuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso nta kubabarirwa kw'ibyaha okay so umuti numwe ni ukwizera ko ibyo twakoze amaraso yese arahagije no kubabarira iki wakoze uyu munsi pasiteri rero ntagenda hariya ngo ashinje igitambo amena amaraso kugira ngo icyaha cyawe kibabarirwe pasiteri arakubabarira gute arashika ashinja umuntu arashika ashinja umuntu ameneka amaraso pasiteri nta bushobozi afite bwo kubabarira icyaha urumva aho already ya maraso ya Yesu aba akubabariye none se iyo wicujije muri wowe ubwo kera ya maraso aba akubabariye imediatema okay iyo wicujije kwihana si ukuvuga ni ukureka ese mu gihe byakunaniye kureka ubu nyine ubuhawe ugana inzira yo kurimbuka ese icyo tuma utaja mu ijuru ubwo habaho gukeresa amaraso ya Kristo mu gihe utemera le sang du pardon nta kindi gitambo ukeneye na abantu donc abayuda bigeze kunebwa bafata ibitambo bamena amaraso baravuga ngo amaraso ya Yesu turayakeresheje donc gukeresa amaraso ya Yesu ni ukugira gute ni uguhakana complètement ko Yesu atapfuye kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu so iyo icyo kintu kibaye nta kindi gitambo kiba gikenewe uwo muntu ni ukurimbuka ubushize tukiri kuri aho guhakana mbese ukavuga ngo Yesu ntabaho Imana icyo nicyo bita gutuka umwuka nacyo cyaha kitababarirwa ubushize nategereye umuvugabutumwa avuga kuri niba ari indaya reka mbyita uko ubwo abakundaga gusoma Bible baragira uko babyumva noneho aravuga ngo bano bamaze kubyara urumva b'abakobwa babiri niwe wabyaye umwe yarabyaye yiba umwana wundi amaze kwicyuba sibyo ikibazo nibajije aho hantu ese bano bombi nyiri mwana ninde ese ruriya rubanza baciye kuriya niko rwagombaga gucibwa Salomo Imana yari yaramuhaye hekima buriya nyine nyiri umwana agira impuhwe nyiri umwana afite imbabazi ni ukuvuga ngo
na Yesu Satani ubundi aragushuka akakubwira ngo cahangaha nta uri bukubona yarangiza akamaca hano hirya akazana undi muntu ukubona yarangiza kukubona agafunga inzira wari wanyuzemo inzira wonyura musubira muri Kristo akagushira donc mwishidikanyamana akabayo nahubwira ngo niba wasambanye tusenge tuje mu materaniro tugire gute niba wabeshe niba wibye banzureke byibuze ashiriyinga none se muri ryayinga aho rishize se uri gutamba ibitamo se ngo ryayinga nirishira ubundi bibira bango nibugize icyaha ntukakirarane ntukakirirwane hita wihana immediatement ntugategereza ko bibira bango Satani yanibukije gukiranirwa kwanje rero n'umuririmbyi wawe byanditse ashaka kunihebesha ngo nzangira gute nza ntumbira mu ijuru nkabonayo umukiza wanje wabinkuyeho byose kera yatanze impongano y'amaraso sinzorimbuka ukimubona ibyo Satani barega ntimubone umukiza Yesu kuki mubone icyo amategeko abashinja ntimubone icyo Yesu yakoze ku musaraba reka tuvuge uzoza n'umunyamategeko shewe ndi umunyabuntu ndabivuze azoze twicare hano dukore deba uzomuzana kuko wewe ayo makuru ntufite menshi ayo makuru ayo mfite simake ariko ganjewe uri umunyabuntu nawe oya banza wumve jewe ayo makuru simfite make noneho aya makuru naje usanga ndiwe usanga uri umunyamategeko cyangwe ntari umunyabuntu jewe ndaho ngaho okay je ndubabaza kugira ngo nce rero ugomba kuzana gundi muntu hano akajustifia ibyo yemera ni nguko abantu bamwe bemera pade abandi ntibayemera voilà reka dusoreze kuri ako kantu sibyo ka pade ubu ngubu muri iyi minsi nibwo ibintu byatangiye ngo pade tutuzi ngo ni ibiki abandi wakompanyema ejo bundi narakubonye babashiriyemo akompanyema murabyinye noneho haje undi arababwira ati none nimuve muri akompanyema nimuhindure injana nimushiremo bya bindi biriho ubu ngubu bya pade ubona usubiye inyuma uragenda uricara byari bigenze gute ni nkuko uri gusomera umwumbati amata umwumbati wokeje hanyuma bakakwaka ya mata bakakubwira ngo rumanga wa mwumbati yes ubwo ntabwo tukivugaho cyane icyo cya pade ni ikiganiro cyihariye tuzovugaho ubutaha tuzogaruka tuzozana sente mbereke pade naje hari abantu baziga ngo sindi umucuranzi moi je suis scientiste minachezaka okay minachezaka sente bukanisi ejo bundi yari uwambwiye ngo ufite ngo ahantu uzi ucuranga apa inga muri aho ngo ejo bundi twarahuye hariya bene wacu nyine baguma kunsetsa ngo bageze buruburu ngo bahura n'abanyakaye ese muzi umucuranzi bita Samson abantu azavuza ati hano niwe wambere azavuza sindi umucuranzi cyane ariko azavuza jamvuza n'abantu benshi ndabarusha hano iyo bita oreye muzikale ubarusha abacuranzi ga benshi bazavuza mu maboko ariko mu matwi ntayo bagira rero icyo kiganiro ejo ni ukuzana sente nitumara kuzana sente dushiremo pade mwumve ni disikete ejo bundi twakoze igiterane abacuranzi bamadekana ngo sente irapfuye kumbe dusanga nta disikete irimo turinda gukodesha sente okay ubwo tuzabisubiraho umunsi w'ejo reka tubisubike kubera impamvu z'umwanya turashaka ko ubwira abantu ijambo rimwe dusoza ikiganiro cyacu tunabashimira kuko babana natwe bakatwihanganira uburyo bwose bushoboka bari mu tuzi n'abari mu zindi activities zitandukanye ariko bagakomeza bagakubitaho ijisho bakabana natwe dukeneye ko ubabwira ijambo rimwe dusoze ikiganiro cyacu ijambo rimwe guteranya na rimwe ugateranyaho na rimwe byose ni rimwe
rimwe guteranya rimwe ugateranyaho rimwe byose ni rimwe. Ibyo bisobanura Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, byose ni Imana imwe. Yes.